Hello guys, nize ko meze neza meze fresh nako turashima Imana kabisa. Umuntu abagenda abona Imana ikingura hama agasohoka kamara umunsi atembera humeka impemu yahawe n'Imana, ibintu bibandanya bigenda neza. Nize ko namwe mumeze neza cyane, tugana tunabibona ko mwana mu supporting mutubwira muti turi kumwe 5 kuri 5. Natwe rero murabona ko tuba tumeze neza, tuba tumeze fresh, turatoshe, turatotahaye, ibintu bimeze neza cyane. Tarasisi Hope Ministry TV nkuko bisanzwe, Imana ndababwira ati Imana mugira subscribe, like, share na comment kugira ngo n'abandi baba bari kure gatonya babone ati kumbe Tarasisi Hope Ministry irahari. Nkuko mubizi zonge dufasha abatishoboye, imfuvyi, abapfakazi, tugarukira ku miryango nk'ijya miryango iba yaraheze mu bitaro bikanka ko batatu kabafasha, arico nakwe dushoboye kuko murabizi nyene niko bimeze imigenzo y'ikirundi, umuntu afasha ubundi kubera ko nawe aba ikintu yishoboje kuri uwo mwanya. Ikintu mu minsi batiko turabararikira ni visit Burundi, kundi igihugu cy'u Burundi, bantu muri hanze, bantu muri hehe, barundi namwe muri ngaha hagati mu gihugu, kunda igihugu cyanyu, mumenye ati ngiye mu Rumonge hariyo amashuha, ngiye hariya za Cibitoke hariyo amashuha, hariyo za Dogodogo, ngiye za Rutana hariyo amashite, ngiye za Mwaro hariyo agasumo ka Mwaro, ati ngiye ngo zahara gasaka kayinaro nyonga, n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo tubandanye tumenya Uburundi. Rero mwebwe muri hanze ngaha mu Burundi, visit Burundi, kunda igihugu cyanyu, gitembere kugira ngo mugikundishe n'abanyamahanga bazoze kuza barakira. Rero niko bimeze. Tarasisi Hope Ministry TV rero nk'ibisanzwe, umunsi nasuye kubazanira Karabokimana Patrick Mazimpaka, afise amazina y'ikirundi abiri. Rumva niwe nasuye kubazanira ubushize twarabazaniye Patrick, arababwira story y'ubuzima bwiwe, kuntu ubuzima bwiwe bwagiye buragenda kuva akivuka gushika akure gushika n'uwo mwanya. Ariko hari akantu gato twe twababike tuvuga tuti next time tuzoja tukazana kugira ngo nako nyene ashobore kukababwira ko hari akantu yaratubwiye ati jewe mfise umugore umwe n'umwana umwe. Mu nyuma rero ndatinda namubaza ncamba nayo yoba indi story iri ukwayo, ndabwira ati reka tuzoyibazanira yose irambuye yikwije, ari story nyene ikwije. Atubwira ati jewe narakuze maze kugira mu bigero, ndagera gushaka umugore nkuko bavuga mu Rwanda, ndagera gutora umugore, hama bigenda ukuntu. Rero ni Patrick Mazimpaka nasuye kubazanira kuri screen zanyu kugira ngo asubire aze atubwire story urugendo rwiwe rwo gutereta gushika avyare. Niho dushaka tuze kugeza kubera mwaravyumse ko afise umwana umwe, nuwa kabiri ariko aramurondera, umva ko nyene aguma akora kugira ibintu bigende fresh. Rero niba kire Emmanuel Speedo kuri screen zanyu muri kumwe kuri mic, Patrick Mazimpaka niwe mutumire uno munsi. Agwaye karibu brother. Thank you urakoze kumpa karibu. Amaje kuba umusangwa hano rwose. Nanjye nivyo nagenda kubwire. Inzoga yitwa Karibu urayizi mu Burundi? Inzoga yitwa Karibu arya nayibonye muri hariya muri ya hoteli yo kwa Chanceline irimo. Irahari hariya dukunda kurara irimo mugabo nyene irakaze. Ni rikeri kaze cyane. Niyo mpamvu irazimbye cyane. Kasi byata ariko gusa niyo mpamvu bujya mu Burundi mubwiye umuntu ngo Karibu, bajye abantu bashamye mu Rwanda bavyita nko gutera brag. Umuntu mubwiye Karibu acabwa ati wapi je mwifana, ati je mwafanta, urumva kubera tisinywa rikeri. Ariko welcome again this system. Okay, thank you very much. Studio bamaze kuyimenyera, habaye muhira, tubana yase tubana kuvyura kuri hotel, myamana turagukeneye ngo tuganira, ariko uze utugirira imbabazi. Ariko ari ahantu kuri la hotel hameze neza, ari amafu na ahantu abantu bashobora gutembera, bakahatemberera, bakahatambagira, bakaharara babishaka. Amacumbi nabonye rwose ni nk'ubuntu, imeze neza cyane, ni nk'ubuntu, ni nk'ubusa. Abantu bahagere hariya kuri iriya ministry ari amacumbi yo kwa Chanceline Star Hotel. Voilà. Uriya mukobwa rero nkunda kwibagirwa izina rye, ariko uko nsohotse ndareba ku byapa nkareba amazina ye, nkagenda mu mutwe nkagenda nyibuka neza. Nivyo niko ndakubwira, tuba hari akantu bita sieste, akatiro ko kumutaga nyene turakagutesha kugira ngo utwitaba, ariko nyene ugende tubabarira. We ntacyo ngomba kuza abarundi bakamenya, kuko abanyarwanda bamaje kumenya, nta n'impamvu abarundi benshi nabo batamenya. Rero iyo muje kundeba nka kuriya mwari muje biranshimisha cyane. Kaze kandi muri studio turakusoma tonge kuguha ikaze. Yego. Ubushize twari kuganira story y'ubuzima bwawe, story ndende gose irimo twita amaranga mutima, irimo itera emotion cyane ku bantu nyene basanzwe bafite ama emotion akaze gose, usanga yakorewe n'amosozi. Ariko turavuga tuti
Patrick Mazimhaka yarakuze ubu n'umuntu w'umugabo afise umugore n'umwana mbega Patrick Mazimhaka kugira ngo ahure n'umudamu we araza no kutubwira n'izina ry'umudamu wiwe kugira bahure kugira bagere aho bagenda mu murenge bagashinga urugo kugira bagere aho bavyara urugendo rwagenze gute tubwire muri make nyine ukuntu urugendo rwatanguye kugira ngo bigende uko ariko urashobora no kutubwira n'imbere yaho utarabonana n'uwo kubera nyene ubuzima bw'umuyabaga niko bavuga umuyabaga umukirundi umusore umu adolescent umuadolescent mbese n'umuyabaga reka numva hari umuhanzi wigeze kurima ngo umuyabaga n'umuyabaga nziza Desire nziza Desire kabisa ni sawa cyane ndamwemera urumva niko wewe utanguye kuvuga uti jewe nka Patrick Mazimhaka ndabona ko ngeze mu bigero shobora kurondera uwo tubana utangurira tereta mu ganira muri fiançailles copinage gushika niho nshaka urakoze cyane urugendo rwanjye rero rugendanye n'ibintu bya lovely cyangwa se by'urukundo ebana ni longue journey kabisa ni urugendo rurerure byarangoye kuko ndagira ngo mbwire abantu bakurikiye Tarsis Hope Ministry TV buriya nanjye ndi umuntu ukunda nkuko nawe ukunda ngo ndimo ndabwira uri murandeba ndi umuntu ukunda nkuko ukunda nanjye mbasha gukunda ku buryo wenda nanagira kakarwara k'urukundo ngo bakita depression apana depression nakagwara ugira wahebwe nimba ari amuru sinzi ubwo rero nanjye nakuze nkuko abandi bana bakura ndakura nyine nyuze muri bwa buhamya nababwiye haruguru nshimire n'abantu barebye biriya biganiro birimo biragenda bizamuka gake gake ariko mwongereho mujye munasharinga noneho maje kuba umuyabaga maje kuba umwadolescent ntangira ninjira mu bintu byo kumva ko nanjye natereta kuko najyaga kubona nkabona umusore cyangwa se umusore harya umusore mu kirundi imisore n'abigeme bahagaze nk'ahantu barimo barateretana baratongozanya nkabona baryohewe cyane ariko nkavuga ni why kuki ngiyewe nanjye ntagenda ngo ntere ikirenge mu cyabari abantu nanjye ndeba umuntu dukundana igihe nikigera nzashinga urugo noneho ubwo hari umukobwa nabonye ahantu yakoraga akazi ko mu rugo ariko yarasanzwe aba wenyine aba boss be bakunda kuba bagiye akaba akunda kuba ari wenyine rimwe rero ndavuga nereka nzagende mubaze impamvu akunda kuba ari wenyine hansobanure ninsanga yarabuze umuntu baba ari kumwe ndafatiraho noneho mpere ko namutongoze ndebe ko byazakunda tugatere nkamugira friend wanjye best friend noneho ndagenda ndicara ku kabaraza hanze mbona icyo gihe nasanze arimo arafura ndamwitegereza navuga se nze nkufashe dufure ko nyine ubwo hari ukuntu nari nigize umuntu ufite emotion nyine nigize umuntu nyine wamukunze cyane nababariye ubuzima bwe kubera ukuntu nabonaga arimo arakora cyane avunika ari wenyine ariko nari mfite target nyine nshaka kugira ngo ndebe ko yankunda yari umukobwa mwiza pe n'ubu yariho yarashatse noneho umukobwa mbimubwiye arambwira ati se ubwo gufura urabona wawe wabibasha ati wapi byihorere ukomeza unganize wicaye aho ngaho nambwira se kukunda kuburi wenyine ntukubera iki ati se ko ba boss na mabuja baba bagiye mu kazi naba ndi kumwe nande nambwira se ngenza nkuganirize nambwira ati nta kibazo uzagize numva ko bikunze noneho bitanangira kwisetingamo ko n'urukundo yari winyemereye ebana ntangira kugara ebana numva mbaye undi muntu nyine nduzura uriya reka nkubwire buriya abantu benshi bagira amahirwe bagakunda bakanakundwa nimba ukunze uwukunze nawe akagukundira akagukunda biba byiza cyane uba wumva ku isi ari wowe muntu wa mbere ebana ufite imbaraga uba wumva nta kintu cyagusunika ubwo nanjye nese numva ngende muri confidence nese ngira confidence ziri hejuru cyane icyo gihe twaraganiriye koko turatevya tugira gute turayaga birenze urugero ariko biraho nyine bitarajya mu byashira ishusho nivugisha utuntu turaho two gusetsa nyine kugira ngo musetse urabone ko umunezerere umunsi uciye ikibu cyangwa se umajije kuba mu kagoroba bugorovye
ndamanuka ndataha. Ngeze mu rugo bana njya kuryama ndaramutekereza ndimo ndibaza ukuntu nanyemerera urukundo bizaba bimeze nzamuhiki kabandi bafite amafaranga ngiye ko icyo gihe nari umuntu uri hovyo harya mu Kirundi nari umuntu nyine uri aho ngaho aciriritse uri sakintu nta kintu nari mfite na kimwe cy'amafaranga nari nciriritse. Ariko ndavuga nitu uyu mukobwa ubwo yanganirije ntago ngomba kumureka, ngomba kwisirisimba yo mpaka mubwiye ko namukunze akanyemerera urukundo ubundi rugaca imana. Bukeye ndongera nsubirayo. Ngezeyo umukobwa nsanga noneho harimo arahata ibirayi byari biri nko mu masaha ya 5 z'amanywa. Umukobwa ndongera ndamuganirije turayaga hashize umwanya ndamubwira rero hari ikintu numva umutima umpata kukubwira. Ati se ni iki? Ndamubwira nti rero buriya ngiye ubona naragukunze. Baraceceka. Tise ubwo wankunze noneho abanza gucecekaho gato hashize umwanya arambaza ati se wankunze uruhe rukundo? Mu Rwanda ubundi nibyo bintu umukobwa akenshi ahita kubwira. Iyo mubwiye ati naragukunze atakubwira ati se wankunze uruhe rukundo? Ubwo hari inkunde ebyiri. Ari ukubwira ati ari ukubwira ati abashaka kugira ngo nyine umubwire ati nagukunze urukundo wenda rw'umusheri umushushu na sheri cyangwa se ni urukundo rumeze gutya na gutya ubwo umuntu wari wese yakunda ubundi. Noneho umukobwa ambaje ati wankunze uruhe rukundo? Nabwiye rero nagukunze urukundo rwa sheri. Umukobwa arazeka yenda kwikubita hasi kuko yari umukobwa ateretwaga n'abantu basobanutse. Nubwo yakoraga akazi ko mu rugo, hari abakobwa bakora akazi ko mu rugo ariko ari abakobwa nyine basobanutse bafite ubwenge, hari abakobwa beza biyubaha. Yateretwaga n'abamotari, abashoferi. None urumva ngewe byakubitiranagaho kunonsa ukubitireho n'ubukene nari mfite muri icyo gihe. Wenda ukunsa byo nta n'ikibazo byari biteye cyane ariko ubukene ibana nkiri no kwiga byari struggle za hatari. Umukobwa arandeba arambwira ati urashaka nk'urukundo? Aranyitegereza kumbi yantereraga imibare. Ndagira ngo mwumve ikintu noneho icyo bita love story, inkuru y'urukundo. Love story. Noneho umukobwa arangije arambwira ati rero arabanza areba hejuru, yari yambaye ipantaro irimo imifuka, ayifata mu mufuka gutya ariyitegereza hejuru akajya yizunguza. Bure yaratekerezaga ati umutipe ndaje mwereke ko noneho nanjye nandukaye. Arangije arambwira ati rero urukundo kugira ngo nduguhe rero hari ibintu nshaka kugusaba. Ati ndashaka gusaba ibi. Yaragiye kunsaba ibintu bibiri kageze arambwira ati oya reka nkusabe ikintu kimwe nucyubahirize urukundo nzaruguha rwose ariko ntago nahita ndukwemerera nona. Okay nabwani nta kibazo. Arambwira ati rero ndashaka mu gitondo ujye ubyuka mu gasheshe umvomera amajerekani 5 y'amazi kandi ahantu twajyaga kuvoma hari ahantu ho kugenda iminota 30 kumanuka no kuzamuka indi minota 30 ubwo ni isaha. Arambwira ati ndashaka uzajya ubyuka mu gitondo umvomera amajerekani 5 ni saa sita umvomera yandi 5 nuva kwiga umvomera yandi majerekani 5 ubwo na majerekani angahe 15. Ndamubwira ni se nindamuka ayo mazi nyavomye urukundo uzaruma? Ati nta kibazo we kwakwanya gira vuba vuba ubundi nkwere. Ndambwira se bizafata igihe kingana iki kuko urambwira ngo mvome kandi ntago umbwira igihe runaka ayo mazi umubare wayo mazi wenda nzavoma menye wenda ngo ibi bintu ngiye gukora bizarangira igihe kireke. Ambwa ati we genda uvome. Mbona atangiye kwirakaza ndavuga okay ubwo binyemereye ntacyo ubwo nubona nanjye narakoze cyane urwo rukundo uzaruma. Mbere yo kujya kwiga mu gitondo narabyuka nkafata ijerekani nkahita njya kuvoma nkirukanka byatari nkavoma amajerekani 5 nkashyiraho ngaho. Saa sita mu gihe mvuye kwiga ngiye gusubirayo nkahita nirukanka nkavoma amazi nkayazana amajerekani 5 na nimugoroba bikabuko. Ndakomeza ndamuvomera bigeze hashize amezi 3
hako ubuhamya bwanjye ntiburi burambirane. oya gira nyene ugire resume nyene twumve muri make ko byagenze. Mbo umukobwa arangije mbona we nta kindi kintu birimo biramubwira, ndakomeza ndavoma, ariko hashize igihe ndavuga ko kumbona uyu mukobwa nta kindi kintu harimo arambwira, nkaba mbona abasore baza n'ubundi nkabona barahagararanye baraganira bameze nk'aho bateretana, wajya kumubaza iby'urukundo rwanjye nawe aho bigeze, reka mbe wenda mbe ncumbikiye aho ngaho. Ariko abantu baraza kumva icyo yansubije nuko byarangiye, ariko ni inkuru ndende. Urumva kuvoma amezi 3 mu gitondo, saa 6 na nimugoroba, ni hatari. None ubwo simba bwibi byese bikurikira, ariko ubwo turaza kugenda mbabwiraho gake muraza kuryoha. Muri end of the inyuma ya vyose yaragwaye urukundo canke watashe zirayoye? Byari ni inkuru ndende cyane kandi iteye agahinda. Irababaje nubwo nyivuga wenda nkacishamo akamwenyu, ariko birababaje cyane. Umukobwa yaje kumbwira ati wowe uze kugaruka nimugoroba. Icyo gihe nari maje kuvoma ari mu gitondo, mbimubajije arambwira ati wowe uze kugaruka nimugoroba, ndaza kuguha igisubizo, ndaza kukubwira. Icyo gihe mva kwiga ndavoma, maje guheza kuvoma ndamubwira nti rero nabisoje, nagira ngo mbwire bimwe naraye nkubajije mu gitondo. Umukobwa arambwira ati rero ngwino hano tujyana inyuma y'inzu. Arambwira ati ibintu byo kumbwira ngo nk'urukundo umaje kuvoma amaje kanangana, ndambwira sinyibuka. Arambaza ati dukoranye amezi angana, ndambwira ni 3. Ati rero nzakubwira buretse urukundo ngewe ndaruguhaye, ntiunyemereye ko mbasheri se kuba sheri wanjye. Ati ndabyemeye, nisubwo ni igiki cyabinyereka, ubwo nanjye ngo nari ntangiye kujya muri mood. Ahita ambwira ngo ndakurova. Ndabwira se none se ntangira kumwita sheri, ndabwira se sheri wamaye byibura kugira ngo mbimenye neza, impa akabizo basi mbibone ko nkunda. Arambwira ati rero buretse akabizo nzakubwira muri iki cyumweru nikijya kurangira nzakaguha. Okay, ndabwira ni ntari ubwo ntegaga iminsi. Hashize igihe, ubwo icyo gihe yari muri process cyangwa se muri gahunda yo gutaha. Mu minsi nk'itatu yari amaje kugenda avuye aho ngaho, ngarutse ndamubura. Baba nta telefone nta niki, urwo rwari yaruvuyemo, telefone ntayo yari afite. Urumva nawe yari umuntu uri aho ngaho ukishakisha. Yewe we ndababara, ndagenda ahantu ndicara ndigunga, ndavuga ni uyu mukobwa ibi ni ibicyankoreye. Ndatekereza ntangira no gukurura ibintu by'amayimaje y'ukuntu nsa wenda n'amagambo nagiye mbwirwa, na stigma yose nagiye nkorerwa itangira kugenda igaruka mu bwonko bwanjye. Yezo ndavuga noke ntacyo. Mu cyongereza hari akajambo nkunda kavuga ngo uko byagenda kose life goes on, ubuzima burakomeza. Noneho okay, ntekereza kuri iryo jambo ndavuga nti uko byagenda kose ubuzima ntago bukwiye guhagarikwa, ubuzima bwanjye ntago bwahagarikwa n'uyu muntu. Ni kuvuga ibintu byawe n'uwo mukobwa birahereye ngaho, biba birahagaze. Okay, mazima rero aratanguye byavita kurambagiza. Atangiye gutereta mama w'abana bawe wo muri kumubo. Niwe rero dushaka burya niho twashaka kugera. Ibindi byo mu hagati, ibindi byo hagati tuzaba tubivuga. Tubivuga. Jewe nabenzwe n'abakobwa 50. Urumva uwo ngo niwe wari uwa mbere. Nyuma yaho noneho inkundura nagiyemo y'urukundo ni hatari. Abakobwa 50. Noneho abenshi hari nabo twagiye dukorana ibiganiro ku macana. Hari abantu babizi ikiganiro nakoranye n'umukobwa kuri Afrimax. Ambenga haburi cyumweru kimwe ngo dukore mariage. Natangiye no kwandikisha invitation. Mwaramaze kugira byose processes byose, gahunda zo kwandikisha invitation zararangiye byose, n'abantu twarakonfirmye. Irene muri ndabi warabizi, niwe waje no gukavaringa ubukwe bwanjye buri kuri YouTube, abantu bajye babirebe kuri The Choice. Afrimax no yari hari, witwaye Minyawe nawe yari ahari agikorera Kasuku. Ni ibintu byabaye trend mu Rwanda.
icyo gihe itangazamakuru riza gukavaringa iyo nkuru bayirene bari baje gukavaringa inkuru narabahishe ko wa mukobwa twatandukanye twari twapanze gukora ubukwe ku itariki 28 z'ukwezi kwa karindwi 2020 noneho umukobwa nkati yandikiye message arambwira ngo bya bintu reka tubivemo kandi babura icyumweru kimwe nabwo se bihe tuvamo ngo bwabukwe mera nk'umuntu ukubiswe n'inkuma ndavuga se ngo kuki ubukwe tubivemo hari n'abantu batari bazi ikintu cyatumye nanamamara cyane icyo kintu nacyo kirimo amaje kunkatira hari umukobwa wari umaze igihe anyitoratozaho kuri WhatsApp anyandikira kuko urumva abantu bazwi hariya mu Rwanda ndi umuntu w'umusitari aranyandikira akajya ahora anyandikira ngo hey nkamwihorera ari we mama w'abana banje w'umwana wanje turi kumwe nyuma umukobwa arongera aranyandikira ariko anyandikira ndi muri iyo bad situation uwo mukobwa amaje kunyanga icyo gihe nakoreraga umuryango witwa Uwezo n'ubu ndacyawubamo ariko nkubamo nk'umunyamuryango noneho sinkubamo nk'umukozi umuryango witwa Uwezo Youth Empowerment uba mu Rwanda ukorera ubuvugizi abafite ubumuga abana n'urubyiruko rufite ubumuga umukobwa amaje kunkatira uwo ngo wari unkatiye tuye korana mariage mbo wa undi nawe baranyandikiye mpita mfatira icyo gihe nari ndimo ndagiye Butare mu kazi nakoraga inyanza ya Butare banda mwandikiye ndambwiye se amakuru ati ni meza ati nabonye ubukwe bwawe bugiye kuba nabonye ikiganiro cyawe kuri Afrimax ndashaka kugutwerera ntabwo nise biriya ni injuga ubwo abimbwiye nyine mitanibuka ko nubwo buko umukobwa nkateye numva ko bitakibaye ko bwaheze bitakibaye hambwe ati se ni umukobwa yakubenze abivuyemo nako kubera iki biriya bintu mwabikoze kuriya mukatubeshya tukagira ngo nubukwe kandi uri umusore mwiza ukwiriye gushaka nawe gasebo kuvuga ngo umusore mwiza wanyemera ati ntabwo ese duteretane se muterete nkugira umugore ubwo urumva nabivugaga muri Black umukobwa ati nta kibazo biba bitangiye gutya icyo gihe navuye Butare nagiye tuvugana kuri telefone ndagaruka icyo gihe twamaje kwandikana kuri WhatsApp mpita musaba n'agafoto kanyohereje ndakazuminga mbona ni fresh okay tutangira kuhera ubwo tuvugana ngi Butare tuvugana mbo ngeze mu kazi ndabanza ndagakora nyuma ngarutse turongera turavugana mpita mubwira ko ejo nzajya kumusura njyayo iwabo yari yababwiye ko afite ngo sheri w'umuzungu ubuhamya burebure ubwo ariko nihuse cyane ubwo abantu nibakenera ko nzabivimuzi batwandikire muri comment kandi ibi biganiro babyohereza abantu n'ibiganiro byiza byo muri bikomere ubwo umukobwa ubwo byaje gushika igihe cyaje kugera ababyeyi be baramumpa nyine afite mama we wenyine njya kumurambagiza ababyeyi be umubyeyi warabyemera okay ndagenda ntanga inkwano mpita mbabwira ko itariki tuzakoreraho ubukwe ari itariki 28 z'ukwezi kwa karindwi 2020 mu cyumweru kimwe wowe nguwa mbenze nahise njya gutereta uwo nguwo ucigumiza ya tariki nyene no invitation twe twarangije kuzikora ndagenda barazikansaringa amazina nyine bakuramo ya mazina ya wa mukobwa wa mbere bashyiramo amazina y'uwo nguwo abanyamakuru rero bo bakomeza kugira ngo ni wa wundi wa mbere tugiye gukorana mariage sinigeze mbibabwira mbo birangiye ubwo byabaye ngombwa yuko uwo mukobwa mbibwira ababyeyi be barabyumva mbabwira ayo matariki barambwira ati nubwo ko bitugoye sindabwa ni muhumure icyo bizansaba cyose nzagikora ariko ngiye umukobwa ndamujyana nta bintu byinshi nshaka ko muzakora ngiye byose nzabyisimamaho okay umubyeyi we w'umumama ndanamushimiye cyane arambwira ati okay go ahead nta kibazo we komeza ubwo itariki nta kintu kigeze gihinduka na gato ahubwo ikintu nakoze nahise njya guhindaguza amatariki intuza amazina ku murenge kuri ku murenge nyine hano inaha bahita ku mutumba ngirengo kwikomine voilà njya guhindura amazina ndayahindura ndababwira nti ya amazina ya wa mukobwa mukureho mushyireho uwitwa Ingabire Hosiana okay barambwira ati se byagenze bite ndababwira nyine batekereza ko wundi yambenze ariko kubera ko nari mfite n'amanimero yabo nabasharingaga link z'ibiganiro abanyamakuru bankoragaho by'uwo mukobwa wa mbere barambwira ati se uwo nguwo wakubenze wowe wabishyize mu itangazamakuru ko yagukatiye nababwira nti hari igitangazamakuru kimwe nakoranye nacyo cyitwa Freemax ariko ntago ikiganiro cyarebwe cyane ku buryo nizera ko benshi baba barabimenye nuko birangiye bigenze bakimara kubimenya ku murenge
bahita bampindurira ubukwe buraba Irene muri ndahabi sinzi ukuntu twe dutegereje umukobwa wanjye umudamu wanjye nyine uwo musheri bakinguye imodoka babona si wa wundi barikanga ba Irene barambwira ati se Karabokimana none ibi bintu dukoze nibiki uyu mukobwa uzanye kuhobeye umuntu utari umusheri wawe ndabwira nti uyu niwe wa wundi yarambenze bibasaga nyine bitangira babimenyeraho nyine nabo ariko birangira umugore mushyize mu rugo urumva ko ni inkuru ndende ni inkuru ndende urumva kubana n'umuntu mumaranye muteretanye icyumweru kimwe ntuzi akote negatifu ye cyangwa se akote positifu ye urumva twabanye tutaziranye kandi tuzi ko burya umuntu kugira ngo abane n'undi nukuba bamaje guteretana wenda nk'amezi nk'atanu cyangwa se umwaka urumva hagati aho nagiye mpurira muri urwo rugo twashakanye nahuriyemo na byinshi mba nashaka no kuzana kuri kamera n'urugamba rurerure narwanye kugira ngo uyu munsi wa none mbe nyubatse urugo rurerure cyane ariko ndashimira Imana ko ubu ngubu ibintu turazi n'abantu hari bavyivangamo byagenze nabi cyane abantu bare byivangamo bakajya babwira madamu bakabwira ati se uwo muntu ushatse kari umusitari uwo muntu uzamushobora ikindi bantu bakagaruka bakambwira ati uwo muntu ugushatse mugiye kubyarana abandi bantu basa nawe benshi nyine bamuhaga ibintu byinshi fake news ziri aho ngaho madamu ariko arabihorera wenda rimwe na rimwe nawe n'umuntu hakaba hari bamwe ashatse kumva bikambangamira cyane mu rugo ariko ndakomeza ndapambana kugeza n'aya masaha twabyaye ubu twarabyaye tubyara umwana w'umuhungu ageze amezi umwaka n'amezi 11 hafi 11 umwana asa gute arirabura sana mama umva bya bintu babana bagenda baramubwira biba birabaye cancelled cyane rwose bahita bakorwa n'isoni ariko icyo mbwira abantu ndagira ngo mbabwire ngo ntibagakangwe n'amagambo y'abantu umuntu nakubwira ngo nakwereka yuko nyine uri umuntu udashobotse ujye umwihorera ukomeze ukore ejo n'ejo bundi Imana izasobanura ibintu uyu munsi wa none babandi bantukaga babandi birirwaga bari mu matwi madamu bose ubu ngubu ntekereza yuko Uwiteka yabacecekesheje rero n'umuntu udukurikiye uri mu bibazo uyu munsi nahumure siko bizahora uyu munsi ibibazo ni byinshi ubukene bwabaye bwinshi amagambo yabaye menshi ariko we komeza utumbire Uwiteka icyo nzi cyo hari igihe kimwe azaza yitamure ku buzima bwawe ibintu bihinduke amagambo y'abantu ashira ivuga amen niko nagira ncinda kubaza Karabokimana na madame we basenga barasenga turasenga cyane muri hedini ngewe rero iby'idini sinkunda kwivuga cyane ariko ndi umukristo ndi umukristo ndumva ibyo biba binahagije kuko ajya ushobora kuvuga ngo nsengera ahangaha nagiye nabibona kenshi umuntu akagenda akavuga ngo nsengera muri iri dini iri niri cyangwa mu itorero niri ejo n'ejo bundi rya torero rikagwa mu ikosa ugasanga na ba bantu babo babaye abasitari babaye victime ya rya dini niyo mpamvu rero ngewe ntakibivuga cyane kuko sinshaka ko itorero rizagwa nko mu ikosa cyangwa wenda nanjye nshobora no kugwa mu ikosa ugasanga bigiye ku idini it's better ko buri muntu nyine avuga ati ndi umurokore ni umukristo ndasenga sebo yes ndi umukristo ndasenga ni kuvuga Karabo na madame we bagiye gukwiza imyaka 3 mu misi yavuba babana kuva muri 2020 cyane nakayi kantu wumva kari special ushobora kumubwira kuri micro za Tasisop Ministry TV akantu namubwira se nuko mukunda umwana yitwa gute umwana mwabyaranye umwana wanjye yitwa Ntwari Mugisha Patrick numvise amazina abiri mazimpaka Karabokimana Patrick Ntwari Mugisha Patrick urumva umuntu uzakomera mu minsi izaza ni nkuko nyine bavuga ngo kwa wenda Jeannette Kagame n'urugero cyangwa se Ange Kagame ubwo nanjye nashatse kwiyitirira umwana wanjye amazina yanjye kugira ngo nanjye ejo n'ejo bundi niyaturireho gukomera ariko hari ukuntu ukunda kuvuga benshi abantu bita amazina yabo abana babo yuko ari kugira ngo naho yomara kuva mu buzima hazoba hariho umwana we yaguma umva rya zina giwe rihagume yego nabyo biba byiza nyine
abantu barushaho guhora bazirikana na wa muntu utakiriho ariko twebwe Umva nayo ni story itari nto cyane reka ndagushimire cyane kukuntu wigoye ugashika yego cyane cyambere kuntu utubwiye burya iyo umuntu arumviriza ikintu umuntu avuze arumva ko atabubeshi burimo bivaye n'ukuntu yakivuze oya nabubeshi burimo kandi n'abantu bakurikiye izi mbuga nkoranyambaga naho tuba tubakinze ni ibintu biri hazarane ntago ari nge umuyobozi w'iyi televiziyo bantu mwandike message nimba haraho nabeshye mu bivuge jewe uko byagenze nuko biri ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hariya mu Rwanda yes rero nanjye ndagushimiye rwose uburyo urushaho gukomeza kuntumira byiza cyane kandi si n'ubu bwonyine tuzakomeza tunakorane twe dushaka kumenya umuntu mwidonido muri rusange ikuntu byagenze kubera umuntu uramubona akuze angana uku ariko ukayobe ukavuga ati wa muntu bimeze fresh kumba hari mu buzima buri struggle yagiye aracamwo nabwo nyene abantu umuntu yamaze ku mustari byiza ko ubuzima bwe babumenya yego ngewe mfite inkuru z'ubuzima bwanjye zikomeye ahubwo byanantangaje ukuntu hano ibiganiro bitarimo biri improvinga cyane bigaragare ko abantu bakoresha internet sinzi uburyo batabishyiramo imbaraga hano i Burundi bano nyine bakonsoma YouTube nibihangane bagerageze basharing kuko uko sharing iki kiganiro ni kuteza imbere iyi Tarsis Hope Ministry TV cyangwa se ni ministeri ya Tarsis ni nako acafasha abababaye kubera ko na Tarsis ayo mafaranga ayo mahera uko akomeza kuza niko yafata akajya gufasha abababaye so dukundane wireba ngo Karabokimana aturutse mu Rwanda wenda iki ngo use ngo ibintu arimo aravuga ngo wenda whatever ibikine wowe dufashe fasha iyi televiziyo ufasha n'ubukozi ibyo ngibyo urabufashije abababaye kuko twe twaje kuvugira turijwi ry'abababaye nivyo kuko for example nk'ubaro nk'umuntu aba yaraciye ariko aracanka mu bwo buzima nayo nyene bwo gutereta kankwa bikagenda gute bivanye n'ukuntu we asanzwe ameze bivanye dufate nimba ari bumuga asanzwe afise bica biza bigafasha ati na Karabokimana yaratinze ara fighting gushikaho aronko bubakana biragenda neza urumva bica biza bikamufasha twebwe musange naho tutagubufashisha amahera tashaka kugufashisha ikiyumviro ukabona ko ubwo buzima urimo atari we wenyene ushobora kuva mu mwanya n'umwanya okay nagira ngo mbere yuko dusoza wenda mbanze nkusaba ikintu kimwe nk'umunyamakuru kandi tumaje kumenyerana w'inshuti yanjye ndagira ngo uze kumfasha n'ubundi nze gutanga nimero abantu bababaye bafite ubuhamya bafite bashobora kuba bababaye cyangwa se umuntu ushobora kuba hari ibintu yagezeho avuye mu buzima bubi aze kumpamagara zaze tumuzane muri studio atanga ubuhamya nimba ubinyemereye wenda uze umbwire nze gutanga nimero cyangwa se barebe kuri nimero kuri screen bayihamagare no kugira ngo bazaze ngewe nicarane nabo nyine ubaganirize nanjye mpari numve bizanshimisha kurushaho nta kibazo turahari ku bw'abantu bose turahari ku bwawe bashaka kuraba zino nimero zibandanya zica kuri screen bakatukontakta hama bamaze kudukontakta wewe kukubona biroroshe kubera ko aho tugusanga turahazi ariko mu gihe uzoba wahinduye nka hotel naho nyine wapitubwira tutakikurondera kuri Chancine Star Hotel tuja tuvuga tuti ubu tumurondera ngaha ariko nizera ko mu misi bigene kumara mu Burundi ari uzoguma reka rero nsubire ndagushimire cyane ku mwanya waduhaye kuntu twakuvyuye mu gatiro urabona gatiro ibujumbura hari n'agafreshere hari n'agakirima kameze nk'agashushe iyo rose agatiro cyusanga nyine ibintu bimeze neza ariko tugushimire kuntu waciye ubanguka bavuga ati nta ngorane ndahari tugushimire cyane murakoze biza ko n'ubutaha twashaka gukenera uzo twitaba nzaza cyane rwose ahubwo ndagira ngo dutangire dukore n'ibiganiro unyemereye tujye dutembere Burundi tuvisitinge Burundi dusura ahantu hagiye hatandukanye twereka abanyarwanda ba Tanzania abandi bantu batuye mu bindi bihugu nyine tubereke uburundi uburundi bumeze bute ese abantu baho movement y'abaturage bimeze gute yes dukora ibiganiro nta kibazo kubera urabizi kuva ugishika uje n'imodoka twari kumwe nawe twaragutegereye uvuze gutegera burya harimo akantu uvuze ngo gutegera umuntu ugira umugirire nabi mu Burundi
uvuze ngo umuntu amutegereje umenga ugira ko urumva twaraje turakwakira kubera ko twamenye ko ugira ushike gushika n'ubu utubwiye ati nshaka kugenda hana nshaka gutembera Burundi hana tuzoguherekeza tangorane n'imwe nta kibazo na kimwe. Okay, merci. Reka rero ndabashimire mwebwe mwese bakunzi batasisi Hope Ministry TV. Nizera ko mwamaze kumva story ya Mazimpaka ari we Karabokimana kuva ke EGR hariya mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Nk'ubisanzwe rero ni Tarasisi Hope Ministry muri kumwe na Bakire Emmanuel Speedo mwana yimugira subscribe kugira ngo tubona ko muri komanda supporting mu bintu turiko turakora. Mwumvise ko next thing tuzokora ari visit Burundi, kandi ni visit Burundi nkuko nagenda bibabwira n'abantu muri hanze cyangwa bari mu Burundi tukundi iwacu tubikundishe n'abandi, kuko je ntagikunze iwacu ubundi mugenzi ntazogikunda, ubundi munyamahanga ntazogikunda. Rero tukundi iwacu dutembera Burundi kugira ngo ibintu ubibandanye bigenda neza cyane. Rero nizera ko ibizokurikira muzongena murabibona, ariko ntuzobibona mu gitagiza subscribe. Mumaze kugira subscribe bica bituma n'ibindi twagize ushobora kubibona utiri urabaza ngo bimeze gute hama uzokenera Patrick Mazimpaka ari we Karabokimana. Nimero ziri ngaha kuri screen yanyu uzitore, yaba kuri call isanzwe yaba kuri WhatsApp, uduhamagara hama tushobore kubahuza tangorane ni 5 kuri 5. Kandi ndabashimire nizera ko mwana yamugira ibihe byiza ho muri mwese mugira ho muba mwubawe. Bye bye, hatsa la vista, à la prochaine.